hari Felix Ntambara, hari Papa Barnabas n'abandi batandukanye babakanuma barimo baraza ubu ngubu, bari ngongere bayime bagiye baca muri Azaph, ariko Azaph tukayiheruka muri za ndirimbo zayo za kera nkosisikelela, amani, ushyizwe hejuru, indirimbo nyinshi cyane zigiye zitandukanye, ku buryo nyuma yaho hagiye haza andi matsinda arapafominga, ariko Azaph iguma hahandi Christian yavuze ngo bashobora kuba bamenye 2018, ariko kuva muri 1999 yuwe performing mwararirimbaga kandi mufite umuriro wo kuramya no guhimbaza Imana. Nkibaza ikibazo kimwe rimo abo bavuze ari eme hari igihe umuntu abona okaziyo ikibazo yari afite cyangwa yagiye atumwa n'abantu mu buryo butandukanye akakibaza, nirihe tandukaniro riri hagati y'icyitwa kuramya no guhimbaza Imana? Ni ibintu bimwe bigenda gute? Ikindi umuramyi mwiza ninde? Hari igihe tubona abantu babyina bagasirimba bakabira ibyuya bagatera imigeri. Iki kibazo iyo umuntu akimbajije banezerewe, kuko nkuko yabivuze tujya tubyitiranya. Bikomoka mu iyerekwa ry'intumwa AP.Gitwaza, umushumba mukuru wa Zion Temple ku isi yose. Muri iryo yerekwa rero Imana yamuhaye rishingiye kuri za nkingi eshatu Edith yatubwiye, harimo ubundi iyerekwa nyamukuru ry'ibyo dukora byose, haba kuramya amasaha 28 n'ukuramya hanyuma ubwami bw'Imana bukamanuka ku isi. Kubera ko iyo turamya ngo umubano wanyu n'itangazamakuru, mwavuze ko tubanye neza, ariko honestly speaking ntabwo tubanye neza, ntituryaryanire. Turifuza gukomeza gukorana nawe, of course turifuza gukomeza gukorana nawe, turifuza ko iyi ntambwe yatewe itagarukira ahangaha. Isi yose amatorero ya Zion Temple, ariko by'umwihariko abakorera mu Gatera, barasabye mu Gatera. Mbere yuko nkomeza reka nsabe na bagenzi banjye babanze babibwire. Murakoze. Yesu ashimwe. Nitwa Gentil Muvunyi, n'abandi perezida wa Azaph. Murakoze cyane. Nitwa Serugaba Serugaba, nkaba nungirije perezida ushinzwe n'ubukungu muri Azaph. Nitwa ni Bene Azaph, ushinzwe igicaniro kuramya no guhimbaza muri Azaph. Murakoze cyane. Azaph twishimiye kubana namwe uyu munsi itangazamakuru. Ni icyifuzo twagize kuva kera cyo guhura n'abakozi b'Imana namwe mukora akazi gakomeye muri ubu bwami bw'Imana bijyanye n'iyogezabutumwa cyangwa se iyobokamana. Twabyifuje kera, ariko uyu munsi turashima Imana ko kuri mugoroba byakunze. So Imana ishimwe. Ariko kandi namwe turabashimira kuba mwitabiriye ubutumire bwacu kugira ngo tuganire. Turabashimira cyane. Umuntu uguha umwanya we akaza mukaganira aba aguhaye ikintu cy'agaciro. Mu bintu by'agaciro tugira umwanya uri mu bya mbere. So turabashimiye ko mwitabiriye ubutumire bwacu. Tujya gutekereza uyu munsi guhura namwe icyabiteye. Kimwe muri byo ni uko harimo no kubashimira kubw'uruhare mugira umurimo w'Imana mu byo dukora, mu bikorwa dukora. Mudahari ntabwo uzi ko ubutumwa turirimba, ubutumwa tuvuga bwagera kubo bugeraho umunsi wa none. Hari benshi bakizwa bitewe n'uko twaririmbye, namwe mukagera gute mugacisha n'ibyo twaririmbye. Hari benshi bamenya Imana bitewe n'uko mwanditse bagasoma inkuru. Ndabizi ko bahari. So kimwe muri ibyo kugira ngo tubashimire ubwo uruhare mugira mu guteza umurimo w'Imana imbere, ndetse n'uburyo mudushyigikiramo. Buriya ni byiza gushima. Turabashimira
ariko kandi harimo ndetse no gushyiraho cyangwa se gukomeza imikoranire myiza dusanzwe dufitanye imikoranire myiza n'itangazamakuru mu bijyanye n'umurimo dukora wo guhimbaza Imana, ariko turifuza ko nabwo biva ku rwego biri uyu munsi bikagera ku rundi rwego. Nabyo biri muri bimwe byatumye duhura nabwo, hari urwego twari turimo gukorana n'itangazamakuru mu bijyanye no kubagezaho ubutumwa bwiza. Twebwe dukoresha imirongo yacu tukaririmba, Imana tukaririmba, hanyuma tukaririmba, hanyuma namwe Imana ikabaha imbaraga mukayikina cyangwa se mukandika. Ibyo turabishimira Imana, ariko kandi twifuza ko urwego rw'uyu munsi wa none nabwo rurengaho rukaba rwiza. Biri muri bimwe duteranirije hano Azaph rero, turashima Imana ko iki dushoboje gukora umurimo wayo. Abakorari benshi yabayeho, ariko uyu munsi wenda atakiriho. Hari minisiteri nyinshi zabayeho uyu munsi zikaba zitakiriho, ariko Azaph turashima Imana yuko turahari kandi turi gukora. Ukwezi Azaph ibaga iri gukora album buri kwezi, ku buryo ukwezi kwa mbere twari dufite album ya ukwezi kwa kabiri, ukwezi kwa gatatu. Nagerageje gushakisha amakuru no gusoma, ariko naje gusanga ntabwo ndabona ibyo byakozwe, ariko turashima Imana yuko yabashije kubidushoboza hamwe n'umushumba mukuru wacu AP.Gitwaza, ari nawe yereka, wenda uraza kugira akanya gato kumenya Azaph yabayeho gute, yatangijwe gute, ariko hamwe n'umushumba mukuru wacu cyangwa se yereka w'Imana yacishije mu iyerekwa rya Azaph Music Internat. Turashima Imana cyane cyane ko ari nawe turi hafi buri mwanya tubwira duha umurongo ngenderwaho, ibyo tugeraho byose Imana iba yamukoresheje, hanyuma natwe tugashyira mu bikorwa icyo Imana yamubwiye gukora. Uretse izo album twakoze, album 12, ikindi turashima Imana ko aho tuvugira aha twamaze gushyira indirimbo hanze. Nayo indirimbo hanze twamaze kuhashyira, ikoze noneho mu buryo navuga bugezweho bwa live recording, yitwa umunezero w'agakiza. Umunezero w'agakiza ni indirimbo yongera isengesho risaba Imana ngo wa munezero twagize tugikizwa, umuntu agifite ububyutse bwa kera, abantu bagisenga bakirimbira Imana, bagisoma ijambo ry'Imana. Twongeye kubwira Imana ngo Mana, turashaka ko ubwo bubyutse bwongera kugaruka mu bakwemera, mu bemera Imana bose. So turashima Imana ko dushoboje gushyira indirimbo hanze, ariko kandi ntabwo ariyo yonyine. Muri gahunda dufite, twifuza ko byibuze buri mu mezi abiri tuzajya dushyira indirimbo hanze ikoze mu buryo nka buriya bwa live recording. So muri mu bantu bake tubashije kuyigezaho. Twifuje ko habaho uburyo bwo kuyitangaza mu bijyanye n'itangazamakuru, tukayibamurikira kugira ngo ubu butumwa bukomeze kugere ku isi yose. Turashima Imana ko yadushoboje gushyira indirimbo hanze, tumaze iminsi bikigiyeho. Ikindi turashima Imana ko mu bikorwa tugira, subiye inyuma gato, nk'uko Edite Niba yabivuze, ubundi Azaph yahamagariwe kuramya Imana amasaha 24. Ni ukuvuga ngo buri saha haba hari umwenda Azaph uri kuramya. N'ubu tuvugana hari abari kuramya. Dufite igicaniro ku isi yose, kuko ku migabane yose igize isi hariho Azaph. Hariho amatorero ya Zion Temple. Muri ayo matorero harimo Azaph. Rero tugira umurongo duhuriraho tukaramya Imana. Ubu ngubu hari abari kuramya, ubwo buzima nibwo tubaye. Buri munsi tuba turamya, wikonegise ukinjira ukayobora kuramya, ukaririmbira Imana. Ariko kandi ubu twahimbiyeho gato, kuri uyu wa gatanu ku itariki 31 dusoza ukwezi, nabwo twateguye igikorwa cyo kuramya Imana noneho mu buryo buri live. Ubundi
12 amasaha 12 yo kuramya no guhimbaza Imana gusa kuva saa 12 za nimugoroba kugeza saa 12 za mu gitondo. Tuzaba turamya Imana tuvuga ko Imana yacu ari nziza, tuvuga ko Imana yacu yera. Tuzaba turamya Imana tuvuga ko yatugiriye neza, tuyishima, tuvuga imirimo yayo. Tuva mu kwezi kwa gatatu twinjira mu kwezi kwa kane. Kwezi kwa kane kuzasanga turimo turamya Imana. So turashima Imana ko icyo gikorwa nacyo Imana ishoboje kugikora, imyiteguro imeze neza. Tuzaba turi kumwe n'amatsinda atandukanye, tuzaba turi kumwe na Gisubizo, tuzaba turi kumwe na Kingdom Ministry, tuzaba turi kumwe n'Azaph atandukanye, Azaph Kibagabaga, Azaph Rubirizi, Azaph Gisozi. So ibyo ni byo bikorwa navuga ngo birimo bitegurwa tuvugana kandi bigeze ku musozo bitegurwa. So n'izindi magambo reka nakire mugenzi wanjye babwire gato ubundi Azaph yaje gute, yatangijwe gute, uyu munsi meze gute, ese viziyo ya Azaph ni iyihe? Hanyuma turaza gukomeza namwe tubakira dukomeza ikiganiro. Murakoze cyane. Bikomoka mu iyerekwa ry'intumwa AP.Gitwaza, umushumba mukuru wa Zion Temple ku isi yose. Muri iryo yerekwa rero Imana yamuhaye rishingiye kuri za nkingi eshatu Edith yatubwiye, harimo iyo kuramya no guhimbaza ariyo itureba yaduhurije hano. Imana yamusabye gushyiraho abaramyi bitwa Azaph, bagomba kujya baramya amasaha 24 ku munsi, nta sheni idacitse, nk'uko byari bimeze igihe cy'umwami Dawidi muri Isirayeli ndetse na Salomo wamukurikiye nyuma yaho. Ubwo rero Imana yamusabye ko Azaph igomba iyo ngiyo yamubwiye igomba kugiramya amasaha 24, igasana icyo gicaniro cyo ku gihe cya Dawidi na Salomo kuko cyazimye, cyasenyutse. Niyo mpamvu byitwa gusana ihema rya Dawidi cyangwa kongera kuryubaka. Rero muri ubwo buryo dufite umushumba yabivuzeho, dufite igicaniro dukora ku isi yose. Azaph zose ku isi buri yose bifite isaha yayo ku munsi, ku buryo mu masaha 24 haba hari umuntu umwe na Azaph urimo kuramya. Ni nkayo navuga ko ari nkayo nshingano nyamukuru ya Azaph, niyo mission ya Azaph. Imana ibibwira umushumba ko tugomba kuramya kugira ngo tugarure icyubahiro cy'Imana ku isi yose, duhereye mu Rwanda birumvikana no muri Afurika kuko ari naho itorero Zion ryahereye. Ubwo rero turashima Imana ko ibyo turimo tugenda tubigeraho. Muri make iyo niyo Azaph yatangiriye hano muri Zion Temple mu Rwanda muri 1999. Batangira abantu bakeya cyane batagera kuri 20, bihanurira ko ari Azaph Music International. None ngubu Azaph imaze kugera ku isi yose, mu migabane yose y'isi no mu bihugu birenga 140. Icyo ni ikintu dushimira Imana. Ni ukuvuga rero ko ibyo niyo nshingano nyamukuru ya Azaph, ibindi biza byuzuza bifasha nyine kugira ngo icyo cyubahiro cy'Imana kibashe gukwira ku isi yose. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Murakoze cyane. Ubundi iyerekwa nyamukuru ry'ibyo dukora byose, haba ku kuramya amasaha 24 ni ukuramya, hanyuma ubwami bw'Imana bukamanuka ku isi. Kubera ko iyo turamya intebe y'Imana iraza igatura hagati yacu. Iyo turamya, niyo mpamvu turamya amasaha 24. So iyerekwa rya Azaph ni ukuramya kugeza igihe ubwami bw'Imana buzira ku isi. Ku isi ni hehe? Ni mu mitima yacu, ntabwo ari ku isi hano, buza bugatura mu mitima yacu. Ako niko kantu narishatse kongeraho. Wenda sinzi bagenzi banjye niba arufite cyakongeraho, hanyuma dukomeze n'izindi gahunda. Barakoze umushumba ndetse na Renata. Icyo
nakongeraho gitoya nuko nkuko babivuze mu ntangiriro kuvaho mu ntangiriro yo kuva muri 1999 kugera uyu munsi habaye impinduka cyane ku bijyanye n'umurimo w'Imana. Bavuze ko batangira abantu bakeya ariko ubu ngubu Azaph yonyine Gatenga tumaze kuba abantu benshi baririmbyi bageze muri 280 n'abandi. Murumva ko aba ari umubare utari muto cyane. So turabishimira Imana rero nabyo kuko nabyo ni imbaraga mu murimo wayo, uko abantu baba benshi kandi bakaba abantu benshi b'umumaro mu bwami bw'Imana, nabyo ni byiza, turabishimira Imana. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Muri iki kiganiro turagira ngo niba hari abantu bafite ibibazo tubahe umwanya kugira ngo babaze ibibazo bibe byasubizwa. Ari ndabona Pastor yavuze ntasobanukiwe neza, batubwiye ko habaho gahunda yo kuramya amasaha 28 kugeza muri Zion Temple by'umwihariko muri Azaph. Ese mugira umunsi mufata ayo masaha 28, ubwo niba ari gutangira saa 12 za mu gitondo n'urugero, mukageza undi munsi nyine igihe amasaha 28 arangiriye nta kindi kintu kibayemo, nta kumva ijambo ry'Imana, just ari ukuramya gusa. Niba ari byo ni ukubera iki noneho kuri inshuro mwagize amasaha 12 gusa? Kubera iki kuri inshuro agiye kuba amasaha 12? Ikindi ntabwo mwatubwiye neza niba kuri iyo gahunda y'amasaha 12 hazabaho kwishyuza kugira ngo abantu bafite gahunda yo kuza bazaza bishyuye, kwinjira bizaba bimeze biti muri rusange? Murakoze. Radio ikibazo cya mbere nshaka kubaza kirajya gusana n'icyo Rusi yarabajije. Mwavuze ko haba hari umuntu uri kuramya buri saha amasaha 28. Uwo muntu mumuhitamo aramya mu buhe buryo? Ni ukuririmba nk'uko Azaph iririmba, abasenga, abakora ubuhe buryo bwo kuramya, cyangwa mumuhitamo gute? Ikindi cya kabiri, abantu bakora ibyo bintu ayo masaha yose ntabwo bifatwa nkaho ari nk'umutwaro cyangwa ari ikintu kibaremerereye, cyane cyane ko abantu bafite n'ibyo bakora bindi, yenda yari wowe ugezweho, ushobora kuba baguhitamo akaba ari wowe uramya uwo munsi cyangwa se iyo saha akaba ari yawe. Noneho umuntu akibaza ngo mwavuze ngo ni ugusana igicaniro cya Dawidi, ni ukugisana kugeza ryari? Kuva mutangiye kugisana ntabwo kiruzura, bimeze gute? Ikindi, hari umusaruro mubona mu byo mukora, cyane cyane ubwo buryo bwiza bwo kuramya, cyane cyane ko ari uburyo bwiza bwo kuramya 24 hours. Musanzwe twebwe abandi tuba twumva ko ari ukuramya umwanya mutoya. Umusaruro mubonamo mu by'ukuri ufatika, cyangwa se intambwe mubona imaze gutera n'uwe? Icyanyuma nsorezaho kirabaza ngo Azaph, mwavuze ko hari album 12 mwakoze 2019, ariko mu by'ukuri ntabwo mwatubwiye ni indirimbo zingahe, ni audio, ni video. Ikindi, ibikorwa byanyu, ibitaramo, ntabwo ari kenshi dukunda kubona Azaph mu bitaramo. Niba ari uko itaba yatumiwe cyangwa se nayo idakora ibitaramo byayo, itegure amakonseri nk'uko andi ministeri tubona agenda bikora, biterwa n'iki? Murakoze. Byagatabaza ikibazo abajije ati ko tutabona mu bitaramo kandi muri tsinda rigari rinamaze imyaka myinshi cyane. Genda ahita mbaza ni byari byaragenze bite ko mbona ari ubwa mbere mutumije itangazamakuru, habaye iki? Ikindi mutubwire ku gishushanyo ndi kubona inyuma yanyu, ndi kubona hariho, niba nacyita, bidusobanurire muri make kugira ngo tumenye impamvu ari byo mwahisemo gukoresha. Murakoze. Icyambere, hari icyo mwagiraga cyitwaga ngo rebuilding the tent of David, cyangwa se gusana ihema rya Dawidi. Cyajyaga gica kuri platform za authentic, televiziyo cyangwa se radio cyangwa se YouTube channel zanyu na zindi mbuga nkoranyambaga. Byagenze bite ko cyahagaze? Cyagiye
icya kabiri Azaph ni Azaph Music Internat ya hano mu Rwanda, abandi bitwa Azaph Dallas, Azaph Uganda, Kinyinya. Niba ari Azaph International ntabwo ngewe personally ndabo mwagiye hanze, nawe international gute, muri international gute, ubwo nabyo muri buze kubidusobanuriraho. Hari ikindi kibazo nari mfite, mwari mufite Pastor Barnabas, twaramuzi, yagiye byagenze biti. Ikindi ntungamuro rya bagenzi banjye ikibazo babajije kigendanye na afishi iri inyuma yanyu isobanuye iki, ntabwo ivuze ikintu kizaba kuwa gatanu se niba aricyo cyaduteranyirije aha, nta fishi yacu turi kubona. Hanyuma abantu bimaze kugaragara ko hari mu Gatenga abantu baza bakahuzura ari benshi cyane, ni iki muteganya gukora kuri icyo kintu? Murakoze. Rusi yabajije ibijyanye no kuramya amasaha 28, niba duhera mu gitondo cy'uyu munsi tukazageza mu kindi gitondo cy'ejo, abaza impamvu ki noneho ubu ngubu ari amasaha 12. Hari igihe twajyaga dukora amasaha 24 live. Hano hari ibintu bibiri bitandukanye, hari igicaniro live, donc kuramya amasaha nk'ari ya 12 tugiye kuzakora, hari n'igicaniro gihari tugikorera kuri free conference. Ubwo ndasubirizamo na agatabazi nyirango. Icyo cyo kuri free conference ni buri Azaph ku isi igira isaha, ikagira isaha yayo ku buryo amasaha 24 yose aba afite umuntu afite Azaph iri buramye. Kandi mwumvise ko Azaph ziri mu bihugu 140, ni ukuvuga ni nyinshi. Hariho n'igihe isaha ibifitwe na Azaph nk'ebyiri bakazisangira, ariko ku buryo kuri buri saha haba hari umuntu urimo kuramya. Nicyo gicaniro cyo kuramya, ariko turamiriza kuri free conference, ku buryo ujoininze free conference usangaho umuntu mwene Azaph uri maramya. Yabo mu Rwanda naho hari Azaph nyinshi, ntabwo ari Agatenga gusa, yose zafashe amasaha nyine. Birumvikana hariho nk'izigitangira zitarabasha kugira iyo capacity, ariko ahandi twarigabanyije ku buryo amasaha 24 afite Azaph, yaba yo mu Rwanda yaba yo hanze igomba kubikora. Noneho iyo Azaph ikiyorganiza igashyiraho abantu buri munsi kuri iyo saha yabo bagomba kuba bahari ku buryo hataba icyuho. Ubwo ni uburyo bumwe tubikora ku isi yose, kandi Imana ibera ahantu hose icyarimwe, no kuri free conference bihari irabyumva kuko niyo tuba turamya. Hanyuma kuri iyo free conference abashobora kuba ari abantu babiri bari hamwe bakaramya, ashobora kuba ari umwe akaramya, yaba mu ndirimbo yaba mu magambo, ariko aramya Imana, atari ukusenga, atari ukwinginga, aramya Imana. Nuko nguko bikorwa, cyangwa agasoma zaburi ziramya Imana, nuko bikorwa. Ubundi buryo rero ngubu tugiye gukora bwo kuramya amasaha 12. Hari igihe twakoze amasaha 24 inshuro nk'ebyiri cyangwa 3 mu myaka yashize, mbere y'uko Niba twajyaga tubikora tugahera saa 12 za mu gitondo kwa gatanu tukazageza saa 12 za mu gitondo kwa gatandatu. Azaph na Azaph zindi twatumye n'abandi nkuko tugiye kubikora ahangaha. Tumva ari ibyo ngibyo. Ikindi wabajije ngo gusana ihema burya Dawidi bizarangira ryari? Okay, twavuze ko bizarangira Yesu aje, kuko ubundi Imana yari yarabishinze nyine, abanyayisirayeli yabishinze Dawidi n'abami ba Isirayeli bagombaga kubikurikirana, baraferinga bigeraho nyine Isirayeli irayoba, niba ari uko navuga, icyo gicaniro kirahagarara. Hanyuma Imana mu buntu bwayo ibwira umukozi wayo Apotre Paul
ko agomba kongera kubyutsa icyo gicaniro, gushyiraho abantu baramya Imana amasaha yose nk'uko byari bimeze kiriya gihe. Ni twebwe rero twagira ubuntu bwo kubikora, kandi kubw'ubuntu bw'Imana tuzabikora kugeza Yesu agarutse kudutwara. Niyo vision, niyo zo nshingano dufite. Numva ari ibyo ngibyo nabashubije. Ibindi yahise abaza niba tuzishyuza muri iki gikorwa cyangwa se muri uku kuramya no guhimbaza dufite kwa gatanu. Ni ubuntu, ntabwo tuzishyuza. Fideli yabajije kandi aravuga se ntabwo bibera abantu umutwaro. Twemera Bibiliya ivuga ko ibyo dukora byose ku bw'icyubahiro cy'Imana tubishobozwa na Kristo. Dushobozwa na Kristo uduha imbaraga mu byo dukora byose. Ntabwo bitubera umutwaro, biraturyohera ahubwo. Iyo uri kuramya Imana ubyumva neza, bigeraho bikaba ubuzima bwa buri munsi. Donc ubundi kuramya Imana n'ubuzima bwa buri munsi. Mu buzima bwa buri munsi hari ukuramya binyuze mu bikorwa dukora. Nagira ngo mbabwire ko n'ubu ngubu turi hano kubera ko ibyo turi gukora icyaduhurije hano, ariko bw'icyubahiro cy'Imana ubona ko turi kuramya Imana. Kuramya Imana ntabwo ari ukuririmba biriya dukora gusa, ahubwo kuramya Imana ni igikorwa cyose ukoze ku bw'icyubahiro cy'Imana. N'uyu munsi kubera turi hano, kubera ko ari kubw'umurimo w'Imana ubu turi kuramya Imana. Ariko Azaph tubikora cyane mu kuririmba, nubwo n'ibindi tubikora. Kuri iyi free conference rero tuba turi kuririmba, turaririmba, tuba turi kuramya Imana. Umusaruro rero Fideli wabajije niba ari umusaruro, kugira ngo niba wabajije umusaruro turawubona. Umusaruro kuko Imana dukorera ni umwuka. Biravuga ngo igihe kirageze ubwo abaramya Imana bayiramya mu kuri no mu mwuka. Hari uwo tubona mu mwuka, ubuzima bw'abantu burahinduka bihereye kuri twebwe abaramya. Ikindi harimo gukira indwara, harimo kwihana kw'abantu, kuko iyo turamije Imana mu mwuka no mu kuri, ubwiza bw'Imana bukamanuka, abantu barihana bakemera Kristo. So umusaruro turawubona kuri album 12 dufite. Ntabwo twaje twateguye imibare y'indirimbo zose ziriho, ariko hari izo twagiye dukora ziriho indirimbo 12, hariho twagiye dukora hariho 10. So ni indirimbo zitandukanye, ariko byibuze tukamakinga ashobora ko buri kwezi twasoye indirimbo ziri hejuru y'esheshatu kuzamura kugeza ku 10. So nicyo nakivugaho. Audio, video twakoze 10. Muri izo album 12 twakoze, twatuyemo indirimbo 10 tuzikorera video. Yes. Hanyuma Gedeo yabajije kuki batajya batubona mu bitaramo. Buriya hari itandukaniro rya korali yo mu rusengero, hakaba hari itandukaniro rya korali na ministry. Biratandukanye. Ariyo wireferaho amaministeri yandi arakora ibitaramo. Azaph kuki tutayibona yikora ibitaramo. Korali yo mu rusengero akenshi igendera kuri gahunda zihari zo mu rusengero, kuko korali ifite action plan. Tugira action plan y'umwaka. Muri action plan turavuga ngo tuzakora igikorwa iki n'iki. Ntabwo twabura, ntitwirengagize n'ibihe tuvuyemo bya covid. Ibihe bya covid tuvuyemo nabyo hari ukuntu byatunyaganyejemo gato, bituma dutangiye kuza. Noneho dutangiye kuza. Ibyo wavugaga n'ibyo Gedeo yavuze n'ibyo, ntabwo twagize ibitaramo byinshi, ariko ubu ngubu turabasezeranya yuko tugiye kubikora. Ni nayo mpamvu ngira ngo wabajije kibigaragaza, wabajije no ku gishushanyo. Gedeo yabajije iki gishushanyo kituri inyuma.
gisobanuraho. Iki gishushanyo cyanditseho Azaph Music International. Icyo ni icyambere. Azaph Music International ni twebwe turi kubaganirira. Ikindi cyanditseho Zion Temple Celebration Center. Azaph Music International ni korali ibarizwa hehe? Muri Zion Temple Celebration Center, sibyo? Ikindi Authentic World Ministry. Authentic World Ministry ni ukuvuga Zion Temple iri muri Authentic World Ministry. Authentic World Ministry Imana yerekwa umukozi wayo, yamuhaye umurimo mugari cyane. Umurimo mugari cyane. Muri Authentic World Ministry harimo ibindi bikorwa, mu bikorwa bigize iyo ministeri harimo na Zion Temple. Harimo amavuriro, harimo amashuri, harimo ibindi bikorwa bya Zion Temple bibarizwa muri Authentic World Ministries. Rero Azaph natwe tubarizwa muri Zion Temple. Ntago twaje hano gutya nka Azaph gusa, dufite ahantu twaturutse ariho izi yes, numva bisobanutse. Musho arimo aramaza igitereko kitabaza icyo gisobanura. Okay, igitereko cy'amatabaza ubundi gishushanya umwuka wera, kandi turi abanyamwuka, turi ntabwo waramya Imana y'umwuka wowe utari umunyamwuka, cyangwa donc utari anointed, utasizwe n'umwuka w'Imana. Iyi rero niyo rogo yacu ya Azaph, nicyo ngicyo ndumva gisobanutse. Ni rogo ya Azaph isobanura umwuka wera. Yego, igihe umwuka w'Imana mu byakozwe n'intumwa, igihe umwuka w'Imana yamanukiraga intumwa, yaje mu ishusho y'ibirimi by'umuriro. Yes, hanyuma nicyo twahisemo gukoresha nka Azaph. Reka nakire mugenzi wanjye nawe agira icyongeraho mu gihe tujya ku kibazo gikurikira. Barakoze. Nagira ngo wenda mvuge ku kibazo Christian yabajije, harimo icyuko igitaramo cya Rebuilding the Tent cyahagaze, cyane ko hari aho bajyaga bagikurikiranira. Mu by'ukuri navuga ko kitahagaze, wenda cyahagaze mu buryo byakorwagamo muri icyo gihe, kuko hafatwaga umwanya muto cyane. Wasangaga ari umwanya muto, abaririmbyi bafataga hanyuma bakadukaramya tugahimbaza, ariko bikagira igihe gito tuza kwicara dusanga rero bidakwiye, ahubwo hakabayeho ubundi buryo bwiza bw'uko byakorwa, kandi bigakorwa na mwene Azaph wese cyangwa se umuririmbyi wese. Mu by'ukuri dukora umurimo w'Imana, ariko hakaba n'izindi nshingano z'umuntu ku giti cye. Aha rero ntabwo nasobanura impamvu, kuko we ahari ntabwo yigeze adusezera, kandi nta nubwo yasezeye itorero. Kugeza ubu tumufata nk'umushumba wa Zion Temple, tumufata nk'umushumba wa Azaph, kandi turabimwubahira. Ubwo rero ngira ngo ni ikibazo gusa wenda cyo kongera kumubona, ariko aracyari umushumba. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ndibaza ibibazo byinshi byagiye bisubizwa. Hari icyo Christian yabajije ati kuki ari Azaph Music International, izindi ari Azaph Kibagabaga, Kabeza, zigiye zitandukanye. Impamvu turi Azaph Music International, ni itsinda ryagiye ribyara ayandi Azaph, kuko nk'uko umushumba yagiye abisobanura, Azaph itangiye mu Gatenga, ariko uko twagiye dukura turi mu bihugu ibyo birenze n'ibyo 140, turi ku isi hose.
muri abo Bene Azaph bagiye bahera mu Gatenga bajya ku isi hose. We are international. Ntabwo twaheze mu Gatenga gusa, ubu hari Mwene Azaph uri Dallas wahereye mu Gatenga, hari Mwene Azaph uri muri Swede wahereye mu Gatenga. Icyo gihe rero ntabwo tukiri loko gusa, kuko nawe ni member wacu nubwo ari ahandi, kandi aho bagenda hose bagenda bagura umurimo, ndetse n'ivugabutumwa rikarushaho gukorwa kugira ngo Kristo arusheho kumenyekana hose. Hari ikindi wenda Gedeon yakomoje, yavuze ati habaye iki ko twatumije itangazamakuru. Ni ikibazo cyiza. Muri twavuga iki kinyejana turimo, icyambere ntiwakora utari gukorana n'itangazamakuru. Icyo ni kugira ngo ni nacyo umushumba ahereho abashimira, abavuga ati muri gukora umurimo ukomeye mu kwagura ubwami bw'Imana. Ni nayo mpamvu muri kwagura ubwami bw'Imana tuba twifuza kugira ngo birusheho kumenyekana. Ntibyamenyekana bitanyuze mu itangazamakuru. Itangazamakuru nk'inkingi ya mwamba irushaho gufasha kugira ngo ubutumwa burusheho kwamamara no kugira ngo Kristo arusheho kumenyekana henshi. Ntabwo rero mu kinyejana turimo twabyihererana. Ibikorwa byiza tugenda dukora Kristo adufashije ngo tubigumane twenyine tudakoranye namwe. Niyo mpamvu dukenera kugira ngo dukomeze kubaka imikoranire myiza kugira ngo ubutumwa burusheho kugera henshi. Murakoze. Nizere ko ababajije mwashubijwe. Ndashima Imana ko nubwo natangiye kubabona 2018 mwaravutse 9 njyewe mwambereye umugisha. Nakunze uburyo muramya, narahembutse. Hari indirimbo yanyu yitwa Imbabazi z'Imana nkunda cyane, nubwo n'izindi nzikunda ariko iyo ngiyo nyikunda cyane. Imana ibaho umugisha. Yego, kino ndimo ndebira indirimbo cya mwatubwiye mwashyize hanze Umunezero w'Agakiza. Ni indirimbo nziza. Umuntu uzi uko indirimbo iboneka n'imvune ziba ziri inyuma, nabyo twabishimira. No kuba mwadutumiye nk'itangazamakuru, haba ari twebwe biratworohereza mu kazi kacu, kuko natwe nkuko muba muri guhimbaza Imana, natwe turi mu kazi kacu tuba turi guhimbaza Imana. Hari icyo umuvandimwe asorejeho ngo umubano wanyu n'itangazamakuru. Mwavuze ko tubanye neza, ariko honestly speaking ntabwo tubanye neza, ntituryaryanire. Turi abakristo, kuko njyewe haba ari mu rugo kuri All Radio Form Authentic ndahakorera, haba no bindi bitangazamakuru bitandukanye ndahakorera. Imyaka yarishize ntabwo twari tubanye neza, kuko na mwarasohora album 12 2019 mukabu ari bwo muzitweretse. Murumva iyo myaka, iyo ni factor imwe yemeza ko ibyo mvuga ndi mukuri. Icyo ni kimwe n'ibindi byinshi. Umubano wacu namwe ntabwo ari umeze neza. Utubwire byari byaratewe n'iki? Cyo ni kimwe. Ese ko uyu munsi mwaduhamagaye, mufite izihe ngamba zo kunoza umubano dufitanye namwe nk'itangazamakuru? Ndanatanga n'igitekerezo, twareba uburyo bagenzi banjye baza kunyunganira, kuko ntabwo twifuza ko mwagenda mukabarira natwe tukabarira, kandi twese iyo dufatanyije byagura ubwami bw'Imana. Hari igihe umuntu abona okaziyo, ikibazo yari afite cyangwa yagiye atumwa n'abantu mu buryo butandukanye akakibaza. Nirihe tandukaniro riri hagati y'icyitwa kuramya no guhimbaza Imana? Ni ibintu bimwe bigenda gute? Ikindi, umuramyi mwiza ninde? Hari igihe tubona abantu babyina, bagasirimba, bakabira ibyuya, bagatera imigeri, bagacura agatebetebe n'ibindi. Ese umuramyi mwiza no bikora kuriya? Umuramyi mwiza ninde? Murakoze. Nahise ibibazo 45 ariko ndabaza 2 gusa. Ndabaza kimwe cyonyine nta kibazo. Tsachoka. Hanyuma Azaph ndabashimira cyane kuko muri imwe mu matsinda akomeye cyane yabayeho
nyuma ya 94 kuva muri 99 Zion Temple itangira za Afrika guruka mu gukora ibitaramo bitandukanye muri bamwe mu bantu matsinda yaranzwe n'umuziki w'umwimerere hamwe n'abacuranzi mwari mufite bamasimango n'abandi batandukanye bagiye baba muri Azaph. Nimba nanibuka neza hari itsinda rya Dahayo, hari Felix Ntambara, hari Papa Barnabas n'abandi batandukanye babakanuma barimo baraza ubungubu bari ngongere bayime bagiye baca muri Azaph. Ariko Azaph tukayiheruka muri za ndirimbo zayo za kera Nkosi Sikelela, Amani, ushyizwe hejuru, indirimbo nyinshi cyane zigiye zitandukanye ku buryo nyuma yaho hagiye haza andi matsinda araperforminga. Ariko Azaph iguma hahandi Christian yavuze ngo ashobora kuba wamenye 2018 ariko kuva muri 1999 you performing mwararirimbaga kandi mufite umuriro wo kuramya no guhimbaza Imana. Nkibaza ikibazo kimwe, aba baririmbyi bagiye banyura muri Azaph Music International, aba baririmbyi kuba baragiye bacomoka muri Azaph, ese kagenda nayo ifadinga isubire inyuma, fading out, si intege nke za Azaph mu buryo itabasha wenda commentinga dukore wenda nka Richard wenda wagiye muri Leta Zunze za Amerika ariko abandi basanga aho bacaracaye naha babaye abahanzi, ni ikintu cyiza cyo kwishimira, ni byiza. Ariko se nka Azaph abantu bakunze indirimbo zabo babakunze bari abaririmbyi, bigenda gute muri rusange? Mutubwire. Ikintu twishimiye cyane nuko nk'itsinda mugarutse, ariko twifuza ko mwakomeza mukaduhereza umuziki mwiza cyane ugezweho. Nicyo ngicyo murakoze. Christian yatangiye ashimira, byiza turamushimira natwe, ariko anabaza se Christian buriya mu minsi ishize dukora cyane cyane ku bantu bagiye bagaruka kuri ziriya 12 albums twakoze muri 2019, Covid yaje deja dutangiye gutegura igikorwa gikomeye cyane n'ubundi cyo kubatumira. Actually Covid yaje turimo dutegura gukorera launches albums muri Beka Arena, niho twari turi gutegura, twashakaga gukorera launch yes album, niho twari turi guteganya. So Covid hitize, ariko n'ubundi twari turi guteganya gukora igikorwa cyerekana iyo ntambwe yindi Imana yari yatugejejeho. So yego nicyo navugaho. Ikindi wabashije ese ni iki kigiye gukurikiraho? Icya mbere twifuza ko gikurikiraho nuko mbere na mbere reka tubanze basi twishimire no kuba twicaranye hano, nabyo ubwabyo ntekereza ko hari intambwe twateye. Basi cyo twishimira turi bunatindeho ni iki ngiki cy'uyu munsi. Dushobora kutaza gutinda cyane ku mateka yashize, ahubwo tugatinda cyane ku kitwicaje hano, kuba twahuriye hano ubwabyo akaba ari byo dutindaho, n'amateka tukayavugaho. Ariko by'umwihariko turashima kubw'iyi ntambwe nabwo yatewe. Turifuza gukomeza gukorana nawe, of course turifuza gukomeza gukorana nawe. Turifuza ko iyi ntambwe yatewe itagarukira ahangaha. Harimo abo bavuze ari Aime, actually twagombaga kubana na Aime ariko yagize izindi mpamvu zitunguranye zituma ataboneka. Ntabwo baba bari kure yacu, turakorana cyane. Abo bose bavuze ba Richard, ari ngiye muzajya mubabona mu bindi bikorwa byo hanze, kuko bari hanze byahuriyemo na Zion Temple, muzajya mubabona rimwe na rimwe bari hanze. Haracyariho uburyo buduhuza na bari abantu. Ubuzima burahinduka. Uyu munsi aho ukorera ushobora kuzahinduka ejo ukajya ahandi. No mu murimo w'Imana niko bigenda. Barnabas ari mu zindi nshingano nabwo z'umurimo w'Imana, nubwo tutari kumwe, ariko ejo ashobora kongera akagaruka cyangwa se akajya n'ahandi. Nanjye uri hano uyu munsi, ejo mushobora kumbona wenda noherejwe, kuko nk'uko twavuze Azaph iri ku isi yose, mushobora kubona noherejwe n'ahandi, kuko twebwe mu gukorera Imana nta limite yari. So nicyo navugaho. Hanyuma
umukozi w'Imana ngira ngo ni Frodouard, yes, yabajije ikibazo cyiza cyane. Imana imumugisha, yabajije mbese ko muri 2019 mwakoze album buri kwezi, hanyuma mukaba muteganya gukora gusohora indirimbo imwe nyuma y'amezi 2, ntabwo kwaba ari ugusubira inyuma. Buriya rero uyu murimo dukora mbere na mbere turamya Kristo. Yes, dushobora gushyiraho uburyo twebwe ukavuga ati we ushobora kuvuga ati abantu basubiye inyuma, byesire nibyerekana ko basubiye inyuma bikagaragara. Ariko mbere na mbere turamya Imana. Kuramya Imana ikidushishikaza cya mbere nuko turamya Imana ikatwishimira. Urukaniro riri hagati yo kuramya no guhimbaza. Iki kibazo iyo umuntu akimbajije numva nezerewe, kuko nkuko yabivuze tujya tubyitiranya. Kuramya ni ukubwira Imana ukwiriye. Kuramya ni ukubwira Imana. Ubundi kuramya ni hagati y'umuntu n'Imana. Niba uri kuvuga uruwera wera mwami Imana, urimo urabwira Imana ngo urera. Niba uri kuvuga tuguhaye icyubahiro, turimo turabwira Imana ngo tuguhaye icyubahiro. Uko ni ukuramya. Kuramya ni ukuza imbere y'Imana ukavuga karagita y'Imana. Kuramya ni ukuza imbere y'Imana ukavuga ngo ukabwira Imana donc ukwiriye. Ari naho bigorera cyane abantu benshi, kuko kuramya Imana bisaba kuba uri mu mwuka. Niyo mpamvu natayivuga kiriya cyanditswe kivuga ngo igihe kirageze uko baramya Imana bayiramya mu kuri no mu mwuka. Ntabwo waramiriza Imana mu marangamutima, ariko wahimbariza Imana mu marangamutima, wabyinira Imana mu marangamutima. Mbere yuko njya kuguhimbaza, kuramya ni ukubwira Imana ngo Mana uri mwiza, Mana ntawe usa nawe, Mana urera, Mana urahambaye, Mana ndagukunda. Donc kuramya ni ubusabane buri hagati y'umuntu n'Imana. Ariko guhimbaza ari nabyo ikintu kiba mu ijuru, ni ukuramya Imana. Joel ngira ngo kuramya Imana nibyo biba mu ijuru, kuko kuramya Imana ibizima, abakerubi n'abaserafi. Indirimbo dufite yindi tuzasora mu minsi iri imbere iravuga ngo uw'ibizima bihora bivuga ngo urera, uw'abakerubi bahora bavuga ngo urera, uw'abamarayika bahora bavuga ngo urera. En fait kuramya Imana ni ugufata ibikorwa mu ijuru, kuko mu ijuru ni ukuramya Imana bihaba gusa. Ni ugukura ya shusho y'ibibera mu ijuru ukayimanura ku isi ukayibamo. Nkuko nabivuze, ikindi kuramya Imana it's a lifestyle, ni ubuzima bwa buri munsi. Igikorwa cyose ukoze kubw'icyubahiro cy'Imana, mu yandi magambo. Donc kuramya Imana ushobora kuririmba uramya Imana, ariko n'ubu twicaye hano, niba twicaye hano tuvuga ngo Mana iki twicaje hano ni kubw'icyubahiro cyawe, nabwo turi kuramya Imana. Umukobwa wahuze umuranga yaheze he harya mu nyibutse. Yes, ni ukuvuga ngo mushobora gukora ibintu byiza, ariko mukoze ibintu byiza hatariho uburyo bwo kubisangiza abandi, mukabyigumanira ntihagire n'ababimenya. Kiriya gihe twarakoraga kiriya gihe twasohoraga indirimbo cyane rwose. Kiriya gihe twarakoraga ndi muri Azaph kuva muri 2012, Azaph yo mu Gatenga, ariko nari sanzwe ndi umwe na Azaph. Ariko kuva nagera muri Azaph twasoraga album. Ahubwo imikoranire yacu namwe cyangwa se n'abadufasha ko iyogeza butumwa niyo itari imeze neza. So twakoraga ibitaramo, ngira ngo urabyibuka niba bize neza wowe
dufite ahantu twahuriraga twakoraga ibitaramo, ntabwo twashoboraga kumara umwaka tudakoze igitaramo, ntabwo twashoboraga kumara umwaka tudakoze album. Ahubwo icyo mwatubaza kuki tutabibabwiraga icyo birashoboka. Niyo mpamvu navuze ngo buri mwaka korali iba ifite ibintu yiyemeje gukora, sibyo? Uyu mwaka mu byo twiyemeje gukora harimo ibingibi turi kubabwira. Birashoboka ko muri icyo gihe wenda bitari muri gahunda z'uwo mwaka wenda icyo gihe, ariko icyo nizera cyo ntabwo twasubiye inyuma, ahubwo twagabanyije umuvuduko twakoreragaho. Bishobora guterwa n'impamvu zitandukanye, sibyo? Bishobora guterwa nk'uko bamwe bavuze ati hari abavuye muri Azafu, nubwo ntavuga ko ariyo mpamvu, ahubwo ntekereza ko uburyo twakoragamo wenda butadufashaga mu kugezaho abantu benshi ubutumwa bwiza. Ariko mwatugaye gutinda, ntabwo bizongera kubaho, ntabwo muzongera kutugaya gutinda kuko tuje. Ikindi mureke mbabwire, icyo gihe cyose hari ikintu twari turi gutegura. Buri aho kugira ngo wihutire gukora ikintu utateguye, birutwa no kwamara igihe kirekire ariko basi ufite ibintu uri gutegura, sibyo? Aho kugira ngo wihutire kugezaho abantu ibintu byinshi, ahubwo wakwicara ukavuga ngo mfashe igihe, mfashe imyaka 2. Bijya bibaho. Nkunda umupira w'amaguru, ntabwo nibabwira ikipe mfana hano mu Rwanda ariko irahari, ndayikunda. N'Amavubi wo kabyara, n'Amavubi. N'uyu munsi narindi kuyifana, nje hano maze kuyifana, yari sawa. Ariko iyo hari igihe ikipe ivuga ngo tugiye kwiha imyaka 2 dutegura, tugiye gufata umwaka umwe cyangwa 2 dutegura, nyuma y'imyaka 2 tuzatwara igikombe, bikabaho. Niko bimeze. Murabona ibiri kuba muri Barcelona, bafashe igihe barategura. Ubu ngubu Real Madrid ntabwo iheruka kubatsinda, ubu ngubu irayoboye, iri no ku mwanya wa mbere, irabarusha amanota ntari busubiremo. Urumva rero bibaho ko no mu murimo w'Imana dukora habaho igihe cyo gutegura, ukavuga ngo uyu mwaka tugiye kuwufata dutegure icyo tugiye guha abantu. Tugiye ntabwo muri buducike, turashaka kuba inshuti zanyu. Amen. Murabitwemereye byibuze. Ubushuti dushaka ni ubwubaka ubwami bw'Imana, niba hari igikorwa runaka twakoze, icyo gikorwa turifuza yuko mbere yuko kigera ku bandi, nimwe ba mbere kizajya kigeraho, hanyuma mudufashe gusakaza ubutumwa. Turi korali idaharanira inyungu, sibyo? Turi korali idaharanira inyungu, tuvuge ngo turi muri business, ngo turimo turabara imibare. Hoya, turashaka ko ubutumwa Imana yashyize muri twebwe kigera ku bantu bose. Reka nakire bagenzi banjye bakomerezeho uruhare rwacu muri social life. Mbere na mbere wenda Zion Temple igizwe n'imiryango 12. Imiryango 12 n'abana ba Yakobo. Hari ibyo wenda hari byinshi tutababwiye, tutari butindeho by'itorero, twe turi kwivugira ibyacu bya Azafu. Natwe tubarizwa muri iyo miryango 12, famiye 12. Izo famiye tuzikoreramo naho, ntabwo korali ifite ubuyobozi bwayo, iri under church. Donc korali Azafu iri munsi y'ubuyobozi bw'itorero. Tugira ibikorwa rero bya social life dukorera mu miryango y'itorero. Harimo gusura abarwayi, harimo gutanga mituweli, dusura abarwayi dutanga mituweli, harimo gufasha abatishoboye mu buryo butandukanye. Ko buri mutumirwa cyangwa se
buri tsinda rifite uburyo rizagenda rikora muri icyo gihe cy'amasaha 12. Bivuze ngo ni no stop, nta kindi kintu gishobora kujyamo hagati gishobora gutuma icyo gikorwa cyacu twifuje ko gikorwa kitagenda uko cyateguwe. Niyo mpamvu twagerageje no gushaka muri abene data kugira ngo dufatanye icyo gikorwa, ariko bitavuze ko natwe ubwacu tutabikora, twabikora, ariko twifuje gufatanya na bagenzi bacu kugira ngo bazaze turamye Imana, tuhimbaze. Sorry. Ijambo ry'Imana ririmo ni zaburi, ariko naryo ni ijambo rizasoma ni mu buryo bwo kuramya no guhimbaza n'ubundi. Nta mwigisha uzaba uhari ngo arafata umwanya wo kujya kwigisha, oya, bizakorwa n'ubundi na Azaph, bizakorwa n'umwe muri twebwe. Bishobora gukorwa n'umushumba wacu cyangwa se bigakorwa n'undi muntu, ariko turi kumwe muri icyo gikorwa. Yego, murumva ko rero igikorwa cyacu nuko giteye. Wenda kubijya mu mizi cyane byaza gufata umwanya, kugenda umuntu ababwira buri saha ya buri tsinda byatwara umwanya munini, ariko kwagira ngo tubahe ishusho ngira ngo FIFS kayifuzaga kumenya nubwo buryo tuzakoramo icyo gikorwa. Ndumva Fifi twaba tugerageje kumusubiza. Mwene data nyunganire gatoya. Murakoze. Hari ikintu FIFS yakomojeho ati kuba akunda Azaph indirimbo zayo akazumva akabikurikirana, ati se ku bantu badakoresha platform za Zion Temple cyangwa za Azaph si nko gutsindwa twatsinzwe. Mu ntego zacu nka Azaph turi kubaka no kugira ngo dukwirakwize ubutumwa bwiza kandi burushaho kugera hose, ariho turi kugerageza gukoresha imiyoboro yose kugira ngo ubutumwa burushaho kumenyekana. Si byiza Azaph gusa, ariko ziri mu rwego ruri digital nk'uko bigenda bigaragara. Ariko ubutumwa mu kwamamaza ubutumwa tugiye wenda sinzi nimba utekereza wenda inzu ku nzu cyangwa gukoresha ibiterane bitandukanye. Ibitaramo byo turizeza yuko bizagenda bikorwa kugira ngo ubutumwa burusheho kumenyekana. Tuzakora ibishoboka byose, ariko no kuko tubivuga isi yabaye digitalized, mu platform menshi turi kugenda dushyiraho ibihangano bya Azaph kugira ngo birusheho kugera kure hashoboka. Kubyo Florent yavuze kuri impact ubuzima bw'abantu bugenda buhinduka, kuko ubuzima bwa Bene Azaph uko bwari muri 20 kugeza ubu bwagiye buhinduka mu bifatika ndetse no mu mwuka, kuko ntabwo waramya Imana ngo ukomeze utega amaboko uyategera abandi. Urahinduka mu rwego ruri spiritual, kuko uri kuramya Imana ikaguhindura ndetse ikahindura ubuzima. Muri twebwe harimo ibihamya byinshi, harimo abatangiriye ku busa bakaba bagize icyo bagezeho kubera kuramya Imana. Hari abatangiye ari abaramyi basanzwe ubu bakaba ari abashumba, ubwo n'ubuzima bugenda buhinduka. Hari abatangiye ari ingaragu bakaba bubatse bafite ingo, ubuzima bugenda buhinduka muri angle zose. Ntekereza yuko icyo ni ikintu cyo kwishimira. Oya kurasa abaseri batera, ariko hari Dani wakomoje kuramisha umutima. Kuramisha umutima sinzi nimba yakomoje ko aribo babisubiza cyangwa wese. Kuramisha umutima bitandukanye n'uko ureba umuntu ashobora gutega amaboko ariko umutima utari connect. Icyo
icyo dutoza abantu kuba connected kwa mbere ni ugusenga, kuko ibihimbano byose biva mu masengesho, kandi iyo uri gusenga Imana iraguhumekera, niho indirimbo zihumekerwa. Rero mu kuramisha umutima habanza guhera mu gusaba kwezwa. Iyo tuhuye nk'itsinda turasenga kugira ngo Imana irusheho kutweza. Iyo yatwejeje bya bindi twiriwemo byose twezwa n'amaraso ya Yesu Kristo nk'uko tubyizera, kugira ngo ibyo tugiye gutanga bituruke mu ijuru ku Mana turi kuramya, kugira ngo tubisendeze mu baje gushaka mu maso y'Imana. Kandi ndizera ntashidikanya yuko benshi bahembuka, benshi bakira mu ndirimbo. Hari ikintu wakomoje ati indirimbo ntiziryohe amatwi muri live kurusha izo tuba twakoze muri live recording. Ntabwo nakwemera yuko, ntabwo navuga yuko iteka biba biri perfect 100%, kuko hari igihe turi abantu, hari igihe wenda bitagenda neza, ariko mu mikorere ya Azaph dukenera kugira ngo dukomeze dukore ibintu biri perfect. Iyo bitagenze neza, burya iyo unenzwe bigufasha kurushaho kwiyubaka, kurusha uko bakomeza kugutaka bakubwira ngo uri mwiza, uri mwiza. Burya iyo bakubwiye ngo uri mwiza, hari igihe wibeshya ukarenga n'umurongo. Iyo iyo umuntu akubwiye ati mbona aka kantu katameze neza, kuko kaguha gukomeza gusubiramo kugira ngo wisuzume, urusheho gutanga ibyiza ndetse no kurushaho. Wenda hari igihe yaba yaraje akumva katari keza, ariko turagerageza muri live dutanga, kuko abadukurikirana muri platform nyinshi, mugiye no kuri YouTube mwabyumva, turagerageza. Wenda icyo gihe wakurikiye si byiza, ariko nubwo bitari byiza tuzakomeza kugerageza kugira ngo dukore ibyiza ndetse no kurushaho. Sinzi nimba hari umuntu utasubijwe mu bibazo babajije. Ndumva byinshi byashubijwe, ahubwo umwanya nuza kuboneka ariko ndabona Fifi afite ikibazo, afite igitekerezo. Bashimiye mwese cyane, ntabwo mwakumva umunezero ngewe mfite, kandi Azaph y'abantu 200 barenga, aya makuru tuzayabagezaho, nubwo namwe muzadufasha kuyabagezaho bitewe n'akazi kanyu ka buri munsi, ariko ku bitekerezo mutanze bizashyirwa mu bikorwa. Narizi ko umuntu wasabye umusangiro ari bukoma amashyi yasohotse. Buriya aho mvugiyeho ko aho sobanuriye ko no kurya ari ukuramya Imana, byahise byumvikana neza. Uwo musangiro tugiye gushyiramo imbaraga ku buryo uzabaho, naho ku buryo tuzaramya Imana muri ubwo buryo. Ikindi ni ukubashimira, ariko n'izi nama mwaduhaye nazo tugiye kuzikurikiza, ko turifuza kuva ku rwego turiho tukagera ku rwego rundi rurenze n'aho twahoze. Ntabwo twebwe iyo dukora ntabwo twirefera aho twahoze tugitangira, ahubwo hari ahandi dushaka kugera harenze aho twari turi n'icyo gihe. So ibyo tuzabishyira mu bikorwa. Ikindi, buri muntu wese uri hano n'igitangazamakuru akorera, turabashimiye cyane. Tuzagera ikindi gihe tugiye kwinjira mu bihe bitemera imyidagaduro, ntekereza ko nyuma yaho tuzongera tukabatumaho mukaza tugasangira, tukamenyana. Ikindi, dufite office ya Azaph iri kuri eglise. Wagera waje gusenga, waje guzindi gahunda,
umbonye cyangwa ubonye abakozi b'Imana bandi bakwakira mugashimana Imana. So Imana ibaho umugisha, ndizera ko irari itangiriro, ibindi bizakomereza. Ikindi turasaba ko mukomeza n'ubundi kudushyigikira, cyane cyane nk'indirimbo tumaze gushyira hanze. Turifuza ko irebwa cyane, turifuza ko isi yose igera ahantu hose hatandukanye, kugira ngo bikomeze kudufasha kwagura ubwami bw'Imana. So mwanyemerera nkabasabira umugisha. Dusabira umugisha, ariko kandi munabitwemereye twaza gufata ifoto y'urwibutso niba ntawe ugize icyo bibangamira nyuma y'uko badusabira umugisha. Murakoze kandi turabashimiye. Okay, so umwe mu migisha nifuza kubasabira nuko Imana ibagura. Amen. Nuko Imana ibagura, nta urwego nkuko Azaph urwego turiho twifuza kugera ku rundi rwego. Ndifuza ko numvishe mu mutima wanjye nabasubira ngo urwego Imana ibagure ibageze kure. Why not mutajya aharenze aho muri? Why not Imana itakora ibirenze ibyo, kuko Imana yacu uko yari iri ni kwiri, uko yakoraga ni kwigikora. So ndifuza kubasabira uwo mugisha mfatanyije na bagenzi banjye, kandi n'ibindi biri mu mitima yanyu Imana ibyiteho ibisubize. Imana turagushima kubw'uyu mugoroba mwiza. Ndagushimira kuri buri muntu wese Mwami Imana wabanye natwe uyu mugoroba witabiye ubutumire bwacu. Turagushima ku byo tuganiriye hano. Ibyo twaganiriraga hano ntabwo ari ibyubaka amazina yacu gusa, ntabwo ari ibyubaka amazina yacu, ahubwo ni ibyo kwamamaza ubwami bwawe, ni ibigeza ubutumwa waduhaye ku bantu benshi. Ndagushimira Mwami buri muntu wese warinze akagera hano, ariko kandi ndagusaba kugira ngo ubu bushuti bwacu buzagere ku kintu gikomeye cyane, buzagere Mwami Imana ku kintu gifatika. Benshi Mwami Imana bazamenye Kristo binyuze muri ubu butumwa Mwami turi gutanga umunsi wa none. Reka Mwami Imana umunsi wa none databuja ubitangiriro rigiye gutuma hariho n'ibindi bigenda neza. Ndabasabira umugisha, ubagire neza, wite ku byabo kuko bakora ibintu bikomeye mu bwami bwawe. Wite ku miryango yabo, wite ku kazi kabo Mwami. Tuzongere guhura tugiye gusangira, buri muntu wese afite amashimwe y'Imana yakoze. Tuzongere guhura Mwami Imana tuganira amashimwe y'ibyo uzaba wakoze mu buzima bwabo Mwami, ariko kandi natwe tuzongere guhura natwe dufite amashimwe y'ibyo uzaba wakoze mu buzima bwacu. Turagushima kubw'umwuka wo kuramya umanuye mu gihugu cy'u Rwanda. Turagushima kubw'umwuka wo kuramya umanuye mu matorero yacu Mwami Imana. Turagushima Mwami Imana kuko icyubahiro cyawe kimanutse binyuze mu kukuramya no kuguhimbaza Mwami Imana. Reka imitima yacu ikuramye mu byo dukora byose, mu kazi kacu ka buri munsi, ndetse tunakoresha Mwami Imana amajwi yaduhaye. Ntibizajye bitwitirirwa Mwami, ahubwo bijye byitirirwa wowe Kristo wabambwe. Urakoze kubw'uyu mugoroba, tugukomeye amashyi tugushima izina rya Yesu.